ikaze nanone rero bakunzi ba L55 TV muraho mumeze neza. Tugarutse kubagezaho ya nkuru ya Isabelle na Jhon. Nibuka ko bwashize twashize bari guserera kwa Jhon mu rugo bimeze nabi, mukibuka ko nanone Jhon twasize yigiriye atashye kwa fiye wa mucuti wa Isabelle. Twebwe byari bidutunguye nyine ntitwari tuzi ngo bigeze hehe. Rero reka dukomereze aho twari twagereje ubwashize. Twatangirira kwa Isabelle muri rwa rugo hamwe mama nyirabukwe na sebukwe ndetse na Yeme baje muri urwo rugo, baje ibintu babigize akavuyo nyine, ariko byarangiye Eme abumvishije yuko bagomba gutaha ku bwiza na bubi, kuko ntago bari mu rugo rwabo, nubwo bari guhohotera Isabelle, nubwo bari kumubwira nabi, ariko nawe siwe, nawe ntago ari bashaka kuvana mu mwana wiwe. Ubwo rero baragiye barataha nyine. Isabelle asigara ari kurira ari kuvuga ati Imana ubu ngubu kuko nakoze iki, nacumuye iki, nakoze iki gituma ibintu biba ari nge bihora bibaho. Bwa mbere nabuze ababyeyi, bwa mbere mbura abavandimwe, bwa kabiri none na n'ubu ngubu ngiye kubura n'umwana wanjye naramubuze. None reba aho bigeze, noneho ndabona n'urugo rwanjye narwo rugiye gusenyuka, ndabona n'umuryango wanjye ugiye kuntererana, ndabona nabo numvaga byibura nishingikirijeho ari umugabo wanjye, ari famiye yanjye nayo ndabona nayo iri kugenda. Mana kuko ubu nkora iki, Mana ubu nacumuye iki koko, ko ndi umuntu, ko nsenga, ko ngerageza ibishoboka byose, ko ntitwara nabi, ko ntacumura koko. Mana ubu nzira iki koko, kuki ibintu bibi ari nge bibaho buri gihe. Mana wambwiye icyo ngomba guhindura, wambwiye icyo ngomba gukora. Ese niba ari amasomo yo kwiga ko nayize, ko nabikoze bikarangira, ko narize, Mana narize, kuki koko ngumya kubabara, kuki ibintu bibi bikomeza kuba kuri ngewe, Mana kuki undenganya koko. Ariko arantekereza avuga ati se ubundi none wa mugabo noneho yagiye hehe? Ubusa ubundi araza agerageza kumuhamagara, gusa uko agerageza kumuhamagara wapi telefone ntiriho, nta kintu yakora, nta nuko afite yabigenza. Areba nanone guhamagara Yemega mubaze, ariko aravuga ati nabo ngubu ntibaragera mu rugo, baracyari guca muri byinshi, reka mbe muretse. Ubwo nta kundi nyine ndakomeza nicara ntegereze, none se nabigenza ne? Yaragiye yicara mu ntebe, ariko nanone ibitotsi byaramufashe nyine atangira gusinzira. Mu gihe ku rundi ruhande Jhon we na fiye bameze neza nyine bari gusangira. Jhon ari kuvuga ati ndata nabe ugerageza kunyibagiza iranjije y'umugore, iranjije itabyara, iranjije ihora nyine iri mu bintu bimwe, ngo ihora irata ngo ni imfubyi. Hakeka ko kuba ari imfubyi nyine byo bitanze iki, akeka ko byahindura iki, hakeka ko byamufasha iki. Umuntu utanambyarira n'umwana, umuntu utanabyara n'umwuzukuru wa mama, gusa uwo n'umugore nyabaki. Fiye aramubwira ariko rero ati wenda niba turi kuganira, niba ari nge nawe turi hano, ibya Isabelle byihorere, wikwirirwa ubitaho umwanya, wikwirirwa ubijyamo cyane, byihorere, reka twimerere neza, tumwihorere. Ndetse ubwo ngubwo mu gihe akiri aho ngaho Isabelle yahamagaye fiye arabibona ko yamuza Isabelle ari kuhamagara, aravuga ati ndabona ari kumpamagara, gerageza uceceke. Jhon waramubwira ati oya wimwitaba ubundi araguhamagara kubaza iki, araguhamagara kubwira iki. Fiye aramubwira ati ubu ngubu byanga binoga, agiye kumbwira ko yakubuze, ati wiceceka nyine nanjye ndebe uburyo mwikiza. Noneho Jhon yaramubwira ati nta kibazo mwitabe. Isabelle yarahamagaye aramubwira ati bimeze bite, wageze mu rugo amahoro? Fiye aramubwira ati nagezeyo neza, nta kibazo, umeze neza. Ati wese umeze ute, wowe byaje kurangira gute? Aramubwira ati nyine yagerageje guturisha ababyeyi, basubiye mu rugo, ubu ngubu bagiye, nta bakiri hano, ntabwo tukiri gutongana, nta kibazo. Aramubwira ati ariko nagerageje guhamagara Jhon yanze kunyitaba, bimeze bite? Wenda wongeragereje ukamuhamagarira wewe, wenda ko yakumva, kuko nagerageje narebye ndavuga nimpamagara Yeme nawe ntaragera mu rugo n'ababyeyi biwe, bashobora guhita bigenda nabi. Ndavuga ati reka nguhamagare. Noneho Isabelle na Fiye aramubwira ati hoya we ntugire ikibazo, byanga binoga Jhon ni umuntu mukuru, ntago yabirwa hataha, nta nubwo uko byagenda kose ntago
nta kibi cyamubaho kandi we wigira ubwo byanga bino gahari wenda ashobora kuba ari kwimeramo umujinya, ashobora kuba wenda ari umujinya afite ariko arataha cyangwa se natarataha wategereza n'ejo. Noneho Isabelle aramubwira se wamuhamagariye basi ukumva uko bimeze wenda we niba yakwitaba cyangwa se niba wenda ufite uburyo wamuvugisha. Sophie aramubwira ati hoya nta kibazo wowe ugira ikibazo byanga binoga nyine n'umuntu mukuru ntabwo ari ngombwa ngo nirwe muhamagara. Undi se unajya guhamagara umugabo w'abandi mu aya majoro ntabamubaza iki ntabamubwira iki. Noneho Isabelle aravuga ati hoya nta kibazo n'ukuri kandi wakoze kuhaba ku bwanjye, wakoze n'ukuri kw'Imana, Imana izaguha umugisha. Noneho Sophie aramubwira ati hoya nta kibazo wikwiri gucima, niko ubucuti bumera, nicyo ngomba gukora nk'inshuti ntaribi nyine tu. Ubwo Isabelle aramubwira ati sawa rero urare neza kandi umbabare kuba nguhamagaye muri iri joro. Sophie aramubwira ati hoya nta kibazo pe, nta kibazo, wumve ko igihe cyose wampamagara eri guri inshuti yanjye. Noneho Isabelle arakupa nyine ntagazi ko ubwo ari kuvuga gutyo Jhon ndetse na Fille bameze neza ndetse bimeze nkaho n'ubundi basanzwe bamuca inyuma, bimeze nkaho basanzwe bikundanira. Noneho Jhon ahita amubwira ati si kiriya kikurya cy'ubugore ubundi kiba kimbaza, kiba kibona ndi uruhinja, kiba kibona ndi umwana ku buryo nyine kirirwa ahamagara abantu bose mvuga ngo bikine biki. Noneho Sophie aramubwira ati reka baguhangayikiye, wenda abaguhangayikiye. Noneho Jhon aramubwira ati oye abamuhangayikiye, ati nta kibazo bamuhangayikiye ariko nanjye mba nguhangayikiye. Aramuhangarikira se n'umwana wanjye umuhangarikiye ni ukuzura umwana wanjye terekareka ibyo ajya bivana hariya ajya bivana aho ngaho, ibyo nta nicyo bindebaho. Aramubwira ati rata sheri bimeze bite mu makuru yawe? Ati rata ahubwo mbonye hano ndi burari, ati ubu ngubu nibaza gukuntu ndi butahe mu rugo, nibaza gukuntu ndi bugere mu rugo, nkumva nyine ntabwo ndi kubyumvisha, atari ubu ngubu byibura ngiye kuryama neza. Ati nizere ko ibintu byose bimeze neza. Ati ahubwo se ntabwo watetse? Inzara iranyishe nanyweye inzoga nyine nagira ute? Ati n'agahinda kira kigore kiba cyanteye, ati byibura niba natawatetse wangaburira. Noneho Sophie aramubwira ati nta kibazo, we ntugire ikibazo, hano wageze ibintu byose birahari kandi urabizi ko nsanzwe ngufata neza. Ati rega ndakwikundira. Aramubwira ati ahubwo uriya mugore azava hariya ryari ngo twibanire, ko njye nkeneye kubana nawe, nkeneye ko twibanira. Jhon aramubwira ati hoye we ntugire ikibazo, ni ikibazo cy'igihe, ni ikibazo cy'amasaha, ni ikibazo cy'umunsi, ariko byanga binoga agomba kuva muri rurarwo kuko ntacyo nkimutunzemo. Yego ikintu wenda nari nshakaga nuko nashaka mbyarira, none nabyo byaramunaniye. Ubwo si ikindi kintu ashoboye ni iki? Reba imyaka yose tumaze nta kubyara, n'igihe twari tugerageje bikunze mvuga ngo weragiye kongera mwakire ariko nabwo biramunaniye. Nese ubwo ngewe nangize ndi Yesu naje gupfira abantu ku isi, naje kwihanganira abantu? Oya ntago bishoboka, nta nubwo byanakunda. Agomba kuva muri rugo. Ikibazo gisigaye ni ikibazo cy'igihe pe, wowe mpigihe gitoya byanga bino ngomba kubishyira ku murongo. Ubwo rero tugaruka mu rundi rugo kwa Aime ndetse na mama wa Jhon na papa wa Jhon. Bagezeyo Aime yabagejeje mu rugo. Aravuga ati ko mama mwe na papa ibintu mamukora mubizi, kuma mbona muri abantu bakuru, kuma mbona muri abantu bagakwiye kuba bazi ubwenge, gute mukora ibintu nk'iby'abana nyire, gute mukora ibintu by'ubugoryi nka biriya, murifata mukajya mu rugo rw'umuntu, mu rugo wenda ngo nuko ari umwana wanyu mukajya guteza akavi. Ese muzi ko Isabelle afite uburenganzira bumurengera? Ese muzi ko aramutse agiye kubarega byaba bani ibibazo mwababahana? Mwebwe ntabijya ngo nta muco mugira. Undi zubu wa mugani nakabanye da, undi wa mugani Jhon ubundi yakwiga umuco muzima ukuye he? Yawukura ku babyeyi wese nabo bwabo batagira umuco. Noneho mama we ahita yisaza, ngo uravuze ngo nta muco ngira, uravuze ngo mama we nta muco agira, wowe se wabyawe nande, wowe wavukiye he? Aime aramubwira ati buya ibyo ngibyo ntimukabizane, ntukazane ibintu byo kurakara cyangwa n'ibintu byo gutongana. Niba turi kuvuga n'ibintu tuba turi kuvuga n'ibintu bya nyabyo. Ati ntigute mwifata mukajya mu rugo rw'abandi ibyo bintu. Niba mufitanye ibibazo mubifitanye na Jhon, mujye kubivugana na Jhon, mujye kubibwira Jhon, ariko mwe nta burenganzira mufite kuri Isabelle kuko Isabelle mama ari wowe, ntago ari umugore wawe, nawe papa ari ntago ari umugore wawe ku buryo mujya kumubwira ibyo mwishakiye. Mugomba kumureka agahangana n'urugo rwiwe. Ibyo ni Jhon muzabiharira, kandi na Jhon nawe nta burenganzira afite kuko uriya n'umugore bashakanye. N'abashaka divorce azayimuhe batandukane buri kimwe cyose bakabana, ariko ntimukajya boya kumuteza urubwa, ntimukajya mumuteza nyine ibibazo.
mama we ahita avuga ngo bagabane ikiza uriya mukobwa yazanye, uriya mukobwa ko twamwakiriye ari imfubyi, nta n'urwara rwo kwishimazanye, bagabana iki, ahubwo bazamwohereza agende, nta n'ikintu na kimwe bakwiye kugabana, imitungo yose ni iy'umwana wanjye, nta n'uburenganzira nawe cyayifiteho, ubwo rero nta n'ikintu cyo kugabana bafite, nta na kimwe. Ubwo ni icyo wenda byari kuba ari ruhengekero yiba n'umwana wahari, none nta mwana, uko yaje rero niko agomba kugenda, nta mwana yazanye, nta n'uwasubiranyeyo, nta bintu yazanye, nta n'ibyo agomba gusubiranayo. Ubwo rero nta bintu byo kwirirwa bavuga ngo bagabane. noneho Emma aravuga ati ariko se papa we nk'iyo uri kumva bino bibazo, iyo uri kumva nk'uru rugamba wumva wabikemura ute, wumva wenda we nk'aho uhagaze nk'umuntu w'umugabo. Papa we aravuga ati wenda rimwe na rimwe nagerageza kukumva, ariko nawe twumve dufite akababaro, igihe cyose dutegerereje umwuzukuru, igihe cyose dutegerereje umwana, ibyo ngibyo rero ntago nyine nanjye wenda nabyumva, ariko nanone urundi ruhande natwe twumve kuki utagerageza kutwumva. Noneho Emma ahita avuga ati ariko se papa ubu kubizi, ubu twavuga ko wenda Jhon na Isabelle aribo bantu batigeze babyara muri ino karitsiye, twavuga ko aribo bantu batigeze nyine batabyaye bonyine. Papa aravuga ati hoya hari n'abandi ariko ibyo by'abandi nge ntabwo mbyitayeho. Noneho Emma aravuga ati ariko jya umenya ko iby'urubyaro n'iby'iki byose bitangwa n'Imana, hari benshi babyara, hari na benshi bapfusha, n'ubyara inshuro zirenga imwe cyangwa eshatu cyangwa se enye cyangwa eshanu cyangwa esheshatu abana be bapfa, nise niko nabo bishaka. Hari noneho n'upfata byaye, none byibura wenda baragerageje byaratinze, ariko byibura bari babonye ko amahirwe yabasekera bakazabyara, wenda ubu ngubu agize ikibazo, ariko ubu butahazabaho, rero ntabwo mwagakwiye kubigira impamvu. Papa we aravuga ati hoya ibyo ngibyo ntabwo twabyizera, ntabwo twakwizera gute se ko ubu butahazabaho mu gihe n'uyu nguyu yatabaye, byibura twakabaye tuvuga ngo mu gihe twategerereje uyu nguyu yabayeho. Rero ibyo ngibyo nta nibwo dushaka kubyumva, abyare cyangwa se bamwirukane ubundi, cyangwa se ashaka undi mugore, kuko umuhungu wacu ni umwana mwiza, ni umusore afite amafaranga, ubundi buri iki ku buryo yabyara, buri iki ku buryo yashaka umugore wamubyarira, ntakajye kwirirwa yikuba kuri wa mugore w'imfubyi utagira n'ababyeyi utagira n'iki. Niba nta muryango agira, se ashaka ko natwe nta muryango azigera duha. None se papa Emma aravuga ati none se kuba papa kuba nta muryango agira, utekereza ko wabyishimiye? Nawe yakishimiye kuba afite umwana, yakishimiye kuba afite byibura umuntu muri impande umusetsa, umukuraho stress mu gihe mwese mwamutesheje umutwe, byakabyishimiye. Ariko si yabyishimira ate ko namwe ikintu mufite ari ukumusonga, ari ukumuterera hejuru. Ati papa nukuri kumana mwakwiye kwisubiraho. Mama baravuga ati hoya ntacyo twisubiraho, nta n'ikintu na kimwe tugomba kwisubiraho, reka nta n'ukundi kuntu tugomba kubigenza. Ubwo ngubwo byanga bino agomba kuva hano, agomba kuva hariya, ntabwo bishoboka, unabyikuremo ntabwo bishoboka. Noneho ubwo ngubwo Emma yaravuze ati ahandi kumva ibyanya ari urugamba rurerure. Aravuga ati ariko uko byagenda kose, niba ari n'ugenda Isabelle ntabwo agomba kugenda hariya ibintu batabisize mu buryo, nta nubwo ari namwe mugomba kumwirukana. Ibyo ngibyo umuntu bifite uburenganzira ni Jhon wenyine niwe ugomba kumuvana mu buto. Ariko se ubundi nka Jhon wundi aba ari hehe? Haragerageza aramuhamagara, wapi ntabwo biri gukunda. Aravuga ati reka mpamagare wa Isabelle mubaze niba yatashye. Aramuhamagara Isabelle aramuga ati pe nanjye simeruka kumumva, nigeze no gushaka kuguhamagara ubwo ngo nkubaze wenda we mwavuganye, ariko nyine nahise mbyihorera. Ariko nyine nta makuru yiwe mfite. Ubwo nyine Emma aramuga ati nta kibazo umwihorere, nyine ntago ari umuntu w'umwana twakwirirwa duhangarikira, uko byagenda kose arataha. Noneho ubwo nyirabukwe nyine ahita aravuga ati hey, nyuma yo kuburisha umwuzukuru wanjye, ubwo n'umwana wanjye yabuze ate, mushake ahantu hose agomba kuba ari, mushake, ereka n'umwana wanjye azabure. N'undi wowe narabikubwiye kuri umuteramwako, n'undi narabikubwiye ko ibyo uzanye muri uno muryango tuzabifatisha mu maboko abiri. Ubwo ushatse kumbwira ko nyuma y'iminsi mike y'umwana wanjye abuze, umwuzukuru wanjye abuze, n'umwana wanjye agiye kubigenderamo, ugomba umushake, ndaza aho ngaho mu gitondo nze mubona. Ntabwo ibyo ngibyo ntabwo nabyihanganira, ntabwo nakwihanganira ko uri umugore nyine w'inkorabusa ku buryo ubura n'umugabo wawe. Mushake ahantu hose ari. Ubundi wagakwiye kubamubaza, abantu ngo umugabo wanjye ari hehe, ko twamuguhaye akunanije iki? Mushake umubone, kandi niba utamushatse ubwo numubura umenye ko nawe urabyuka
ubura aho ngaho mu gitondo nze singusanga aho ngaho, kandi nizere ko nta n'ibindi bintu byinshi tugomba kuvugana. Ndavuze ngo nshakira umwana wanjye, numubura ubwo ngubwo nizere ko nawe utakaba uri mu nzu wicaye aho ngaho utuje ngo utegereje umwana wanjye, ubwo abura naho ubura. Noneho Imana mugata ariko se mama, ura n'umwana bajya gushakisha, ura n'umwana bazirika ku buryo bajya gushakisha, nyine ni uruhinja rutoya ku buryo bakwirirwa bamutaho umwanya. Nyina aravuga ati navuze ngo mu gitondo umwana wanjye ninza simusanga aho ngaho, ubwo nawe sima gusanga. Nyine ubwo bari kumushyiraho amananiza yose ashoboka, sinzi ukuntu bizagenda, nta kundi amatsiko usigaranye yazashira. Ese biraza kugenda gute? Ese uru rugo rwa Isabelle na Jhon ruraza kubicikamo gute? Ese arakora iki ngaze guturisha ababyeyi biwe? Nta kundi amatsiko usigaranye yazashira uretse gukurikirana kandi gace ko butaha. Murakoze, mukomeze kugira